umeze neza diswe ni ibiki icyo utazi n'iki mva nkubwiye wagakorwa nimba utarabona aho umugore agukubita tarabona iki ako kadutumbereje imbere se nakandira ubwire ngo baby nyirakuzi wari we umugabo wanjye urabyumva neza umugabo wawe nimba udashaka ko ngukubita rero umugabo wawe nyenyenyenye gusubira amasa ntabwo uri kubyumva umugabo wawe se kuva cyane umugabo uvuga uramuzi cyangwa n'ubupfa buvuga gusa umugabo wawe nyenyenyenye gusubira amasa ntabwo uri kubyumva umugabo wawe se kuva cyane uyu munsi duhuye ubundi uvuye gusa umva reka nkubwire yaba ari umugabo wawe ataba ari umugabo wawe wimbwira amagambo menshi niba ari umugabo wawe uzamuzirike nureba nabi ushobora gusiga bagata ngafumbura ndeba nabi niba ari umugabo wawe uzamuzirike uguma nkubwire ushobora kugukubita ugumye kunzana amagambo mwayisiga ngujanditsemo hano ariko izuba uramubona iki niba ari umugabo wawe uzamufata umugabo ceceka cyangwa wica wambabariye kuko cyangwa ibyo ngiye ko ntawe umuriye wose kutambabariye igihe wajyaga gutwita ako kazi shaka mubabare kuko akanutwita zakwicara n'utwite ugenda nzi imbere ibi se nk'uriya kuko aramporitse ariko reka ntuze nijoro byikururiye Iki wa mugabo cyabyiwe mazina ni byo n'agafoni wakida ese mama ese waba wabaye cyane burya ni iby'agafone kagarafe none kugira ngo nkibe nabasha kwashaka kandi ndavuga ati nako turakagurisha naka tukagurisha n'undi turaza kugurisha rero badogana mbese ko umuntu ari kwitegura kandi ni icyo kintu cyo none kwitegura ngo tugende burya nyine mbi cyane ndabaje kuyagafone sibyo kandi naho twakora cyo wambaye ikigana ese nzaje ikigana twe nambaye kuri yimuga ikibazo mfite se sha uzarisubirira ngo akagire nkoro n'umuntu wakoze wa abantu yagiye kumusezera numbwe ko abaye muka cyabyiwe ko namusabye se shaka kandi maganseze siko yanyine mwashumira bya serese esereka mwaza bambwiye musabye arakwiba ese babikora gute umva se ma reka tuve mu rwenya cyitse gafe rumba nanjye namwibye viye uze vibe narankora ninjoro ashatse kubucya ko ndubugende urumva kandi gato tubishe umva se yarafurere ejo ndamwatsa amabyende tugende yarayamenye wowe ariko mwana buriya ndamutse nsangiye mu bambwiye aricyo biraganza yanyira ureba ibintu amagambo bambwiriye ku muhanda bihesha no kundeza n'abantu ariko ndamutse nsangiye ibyo byantera agahinda reka nze muhamagare se aha ngaha maze mbimubaze halo ikiganza meze neza nari ko ngushaka aha ngaha mu rugo uraza yego ndakurindira ugira vuba uze ndagushaka cyane yego yakoze wareno oya uretse gato oya uretse ko mbona utaritegura ubundi none se kamwe gahunda se kujya Kigali nyine azanye n'umuziki ngo tugomba uretse abanyakigali tugomba kubera tugomba kugera yewe turi gufata umuziki nyine gutya uko ahubwo se turi kwitegura umva nyine kuntu gahunda zimeze yafone yigurisha kabaga nakagurisha ugize nyine umva nyine byose nabigurisha ariko hari ikintu nakoze cyiza nano yari
Baguki. Nta nayariye none. Ya phone negurishije 2. Biki? Baga negurishije 300. Ugize ngo. Ahubwo ni radio y'Ikinyarwanda. Bardoha 200. Gahabwa ivu n'uburozi gatumba. Akoreka manze nkubaze. Ko cimye wenda telefone ari ya bene wanyu. Baga wagurishije uzari yandi. Ibyo se njye birandeba. Njye cyambere wasanye baga ngo tujye Kigali mbigurisha. Nabigurisha tujye kujya Kigali. Ni nakangaka tujye kugurisha aho tujye kumwe. Ako ni gareka nkubwire. Bajyaga bambwira kuri ikiwerewere wapfuye mu mutwe wa Je ndi kiwerewere. Nanshaka gutereka no haze nka. Ubwe. Tujyana. Ndaguhonda. Sema kanabira ariko. Kabiri fura muntu. Uzitwarisha nanjye ntwaririmba. Umva, reka mubwire. Winkinisha. Suyicaye gahunda zanjye. Suyicaye gahunda zanjye. Njye nice gahunda. Bajoza ni baga banda sinigenda. Baga je nayigurisha. Suyicaye gahunda zanjye. Urabandi mu Kigali gute? No, nibyo nibikureba. Ewa. Hari ibyo wamaze. Je nanikiriye mu. Sureba. Iki. Sureba. Suyicaye gahunda zanjye. Suyicaye gahunda zanjye. Saburetse. Genda. Suyicaye gahunda zanjye. Ahubwo se no radio tugurisha de 200. Gatumbu. Ni 200. Gatumbu. Kabiri fura muntu. Roko kigenda. Da. Naka kanyura saze. Gasore bikuryo. Naka kanyura saze. Ganza wowe nizeye ngezaho kujya njya mpura n'indaya zikanukira mu muhanda ngo ngiye ngo nazitwaye abagabo utese cyakuze natungo tungoye niki ngize hano komo nariye karugo ibintu bitwaye neza Ganza yewe nahuye n'umukobwa nakubanza sohoze ibyo kugusuza ntago birimo ngiye nahuye n'umukobwa ibyo ntago mbishaka Ganza ndakwinginze mbabarira uzi unsobanurire ukuntu ngiye kujya muri nitwa indaya hejuru yawe araza arambwira ngo namutwaye nk'umugabo ngo ndi indaya uzi n'ikibazo mfite kintu abanje ukanyumva ngiye icyo nshaka ni ukumenya ukuri ngambwira basi muntu ninde wabikubwiye ngiye nakubwiye ngo umuntu wabimbwiye ntago nzi izina ryiwe ameze ate sasa uko ameze ni umukobwa munini niba ari umukobwa niba ari umugore nzi ibyo ntago mbizi icyo nzi cyo nuko yaje nuko ambira ngo namutwarire umugabo koga munini cyane burukara ubwo rero ngenda ndashaka kumenya ukuri kwabyo ubwo ninde ntago muzi bwora muzi ibyo ngicyo ntago mbizi icyo nshaka kumenya ku buryo aho bigeze ngiye kujya mpagara mu nzira abantu ariko nawe nyine ihangane none se ihangane genda nihangana ndashaka kumenya ukuri nyine mbabarira nyine ngite ngamba kuri kwabyo ngiye nicyo nkeneye hasi Shanel umeze mbona tutishimye mbonye na shino wagiye atishimye amakuru reka nicara kubarire abavandimwe mbwira izina n'agenda ni ibiki bikubayeho shampe yararuguru ku muhanda muhuye n'umumama niba ari umumama shaka inge byanancanze niba ari umukobwa nge byandenze arantutse ambwira ukuntu ndi indaya ambwira ukuntu namutwaye umugabo kandi nge ntabwo nari mbizi ariko ambwira yuko mubajije umugabo yari indaya arambwira ngo ni Ganza ngo namutwariye umugabo ngo wanteye inda ngo ni umugabo wiwe ariko nambwiye yuko uhuye na Ganza nahise muhamagara ndavuga nti reka nze muhamagare maze azabinsobanurire nge byancanze ngira inama umva ngugire inama uwo mugore nimwongera guhura uzamunyereke wereke twahuye nahise mwongera guhura uzamunyereke mukuremo inyama y'umutima uzi yuko ariko duhuye yendaga no kunkuriramo n'umwana ashaka kugukubita wamubwira inshuti yanjye nari nciye hano mbonye wicaye urakaye ndavuga ngo reka nze nkubaze uko bigenze nkuze nkubaze amakuru ndagiye nari ngiye harahinda icyo abantu
nimwongera guhura n'uwo mugore cyangwa tugahura turi kumwe uzamunyine urakoze shaka nzamukwereka ariko urakoze no ariko jya wihangana ukomere kandi ijwi ryawe ufate neza were guheranwa n'agahinda nanjye turi kumwe nta kibazo Gusa ko muri Juminete ni ibyiso byiza kusewe Lega bebe numva nakwitwarira ndetse sindwa uruwanjye ntabwo se bazakunwa abandi ababajamo b'i Kigali sharika mubwiza ukuri kushikira i Kigali urukumbuzi rwari rwose numva mushaka ndiyuskora nagukumbuye nishe ibiriya nabonye muri televiziyo ntabwo bizi ko abanyakigali babizi ibihe do ngo sishere ko biruka ibyo so nahenzukaye n'ibindi none nibyo wambwiraga nyine shere nawe ibyo twaganiriye ntabwo ngize nkuzimanira kugira ngo nkuzimane zikize ndashaka umuceri nyine buriya ku muhanda nagenda nkakuzanirayo utuntu twiza ese ibijumba biherutse shere ntabwo mbikunda shere kose wowe mubwire si ibyo bindi basa amateke aya amateke urareba ko nose ikigaragura harugura nayazi se amateke behaya ntabwo nyashaka nase shere nari bini mutabishaka ibyo imyumbati nyine nakundi ndabona kugire neza nakugure imyumbati amateke bijumba ibyo ntabwo ushaka umutekere iki sheri basi yenda inyama umuceri inyama n'umuceri reka nze rwose nze njye kubiteka sawa ndaje sawa ako isutinde yego reka njye kuzana ahangaha niho neza umusore ahangaha impamvu mba nahazanye mba nahisemo nabirebye ariyo utazanjyana ariko aho gutaha tuzaza njyewe urahitamo ikibazo se ni isezerano ariko gusa njye ntabwo nshaka tuzakomeza kujya tuzana ahangaha twiga no gusiga dukeneye no kubyara akana turagashaka vuba kuri uyu njye byo kuza ahantu nta mwana ngo abone ukuntu ajya ahantu yidagadure n'abandi ese ni njyewe utabyara ibyo ntabwo njyewe bibuze utanyitwaza ngo ibyo bibuze
ariko nyacyo nyine wayishimiye ariko ureba sheri nyine ndaje ngutekere wowe ibijumba ibyumba birakunyura tu ndaje nkwereke buriya sheri ndaje tu sheri ndagutekera reka nzi nzana amazi nako nzo mbaza nakuganirizeho nyine buriya ndaje ndyoze kamanze ndebe ndaje nkuzi ndaje nkuzi shiri nta kibazo rwose ni ibinamaho udusare tubiri no mwuko ndateka gute reka njye kumuha ajyayo umujyi nawusoresha Sheri ako se noneho sheri yagiye agana hehe sheri mugabo se kucyumba kwaguba kurwa urwanjye kwa Rusenya urwanjye Rusenya Bwana Sanyise n'uruhema uvuye he mukanya tuvugana mu rugo nose ko wangusanze mu rugo bivuze yuko uvuye he ndakubajije uvuye ni wowe mbwira ahubwo ndakubaza ubu uyoboye ko umugabo wanjye ari hano cyangwa warasaze mu mutwe wawe umugabo wawe se waje kondeba utamusize okay tubireke ngira icyo wanshakiraga icyo dupfana uragiye usura nta kiyoberwa ntabwo nakiyobera gute ntacyo wayoberwa umva uri kunyumva ndakumva cyane ntuzongere n'undi munsi kunsenyera wowe ntuzongere urumva icyo dupfana urakizi sinzi impamvu mbwira kugusenya gutara umugore wawe ugenda umbwirira umugore ngo ngewe ngira iki hari ikintu ngiye kwana nawe usibye kumbe ngo umugore wese ugurumiwe nari nagatanga impamvu yawe jana mva rero ngo ubwize nimba utari unabizi sibyo naguhaye ayanjye uri aho ugaramye yagiye neza niba hajya wari kumwe ngo icyo dupfana icyo dupfana ntacyo uzi icyo dupfana urakizi icyo dupfana ngenda kizi nimba ukizi n'undi munsi rero n'undi munsi ubwo nyine urabona bisekeje ahubwo nimba utaranasama ushobora gusubwa n'amafaranga yanjye wari ubizi neza wari ubizi wowe kari akagore kawe buriya kaje karakuroga twango ahubwo wagize amahirwe akagore kanjye se wowe uri iki akagore kanjye wowe uri iki genda umugore wakunye kuko nagwaye yanjye ariko mva ngo bwire mbare rimwe kabiri gatatu wagiye hato n'umugabo atari kubivuze se rimwe kabiri nkaba ngihari ndashaka kumvira ariko ayanjye wariye ariya ni duke turiya ni duke cyane ahubwo mbare rimwe wagiye n'umugabo atanansenyera aho gato nkorohereye ariko n'undi munsi
bitebya n'amasaha ubu ngubu duhenze kuza nirukanka neza niba njya kureba kubwira waje kundeba uretse gato ku maso atanogeje ku maso atanogeje oya uriyogereza urama ngaho musuye kuye he uyakuye he ntabwo uzi ko mu rugo tugira boro nyinshi cyane yarebe ku maso atogeje tuvuga se uriyogereza kandi abona naratetse ama n'ibigi wiki ahubwo mbwira ngo urama abanje yarebe neza ema n'ikirushe n'ikirushe rwose wajya wara bitakugoye yarebe neza yawe yanga yavuye i Kigali rega yanga zo amafaranga uri bumwe ema ntore yatetsemo anasa nabi ariko ntukaza urasa n'ubwa mbere umushimira byawe kaza amaze ndebe neza ubwa mbere umushimira byawe kaza iyo yarebe yame n'ikirushe byose urayamutu ariko tutuze ibizi birimo ibyo dushaka kubana bimwe nta kibazo kandi atogeje urayahumura bakiramo ibihumbi 5 yose angahe 5 byonyine watetsemo ndabona gasa nabi ndabona bumva ubwa mbere so kuzi ibintu byawe kaza yo yenda kuhangaye uzamafaranga yo kuma amafaranga ibihumbi byo 500 oya ntabwo nakurengereza igihumbi yaratetswemo njyewe kirisi komeza ntabwo ndi buyagure oya ntabwo ndi buyagure urisubiriye ese gusaba amafaranga menshi ariko mweke urama 4,995 oya cyoza ntabwo nk'icyabiri asaba amafaranga oya dore natetswemo rero nureka rero wapi nagushiraho dore nk'icyabiri izi safran cyashya gutya oya ntabwo ari nshyashya asa n'ubwa mbere ndumvisha ibintu oya ntabwo ari nshyashya asa n'ubwa mbere ndumvisha ibintu byawe kaza asa nabi yazi yogeze uze kuba widuzitetse angahe nyaguhese naho ngeraho nibura 500 oya nkongereye menshi naguha desi wese urayanyima oya nayo ngayo akiri ibyawe ubu urayanyima ko amafaranga akiri ibyawe ubu bora ngizi gucika ngenda nyine ubwo ngubwo nyine ni buyanyu ariko wumva se hano se wakongereyeho ngeraho 500 nayo ngayo wumva se oya nayo ngayo ngeraho 500 oya nayo ngayo ni cyane urabyanze se ni cyane nayo ngayo si ubu ngubu koko nakunde nyine yamwereze nakunde ashyira ya ko turajyana mu rugo njye kwagura nta kibazo rwose nta kibazo rwose iyi kuko ndakugarura nta kibazo rwose ntugire impungenge ndakugarura rwose buri sohotse nkatsindira yose Sheri uragiye nawe ujye ufunga neza nawe umukuru ufunze umuntu ufungire yakomeza neza ujye ufunga neza gusa gira vuba cyane mo ndashaka akazi wa mugore none se umunsi wambaye neza nyine nta kabazo nari mfite nashaka akahe kabazo nta kabazo nari nagize k'amafaranga nshaka kunyura mu tufaranga dukeya amafaranga ariko se wamugore ngira kamubwira yakayakaya ry'amafaranga muri uru rugo rusiko rigiye kuzandenga umutwe neza ndetse no guhesha ubundi washyize sinayakoresheje se wakoresheje se mu biki ko no kurya ntakirya neza muri uru rugo uyakoresha ibiki kandi nawe wimbwira nani kuba ngwatse amafaranga unibyo ugiye gutuma ubwira none se ari he ibyo ayo naguhaye yo ari he ko nta ibyo byaguzemo ntabyo bibona biri he kandi sha ubuzi ko ahantu umuntu abagiye gutoragura amafaranga ubuzi ko umuntu abagiye kugenda akayasitaraho ku buryo buri munsi amafaranga ubwo ayo mafaranga wazayakorera ari nkawe urabona twazagira igihe cyo gukora urugo ryari ntabonetse ubuzi iki nkagira ikibazo mubwira mba nagize oya amafaranga nta kibazo cy'amafaranga nshaka kindi kuko nta n'ibyo mbona ngaho uba wayakoresheje bigaragara nta nkweto z'abana ntacyo uba waguze ubwo si bw'iki wambwira ni iki ntimugajye mukurikira n'amafaranga mugore sibyo
ndagukunda ariko ibintu by'amafaranga byo bihagarike kuko nahava yarahagaze nahakiri sibyo byumvikana neza uretse ngende nta mafaranga mfite da ndetse ndayakura he amafaranga kanyikurebera yirebe vuba hari nta faranga ari ukoresha ibihari ubwo ibidahari nyine ni akazi kawe mbega amasafuriya nditombore kiriya kirezi gikubitiye mu Yarajya gutekera sheri nanjye gutekera sheri ndagufasha ngira kuranya ibi amasafuriya noneho wowe si ho gisambo singaya iyo amasafuriya nyaguza yanjye nyaguza na Chris kandi ambwiye ko yakuye iwawe Chris nanjye gutekera sheri ese birandeba njye naguze amasafuriya kandi naguze na Chris kandi naguze yanjye tujye kumureba wowe kumureba mfitanye ibibazo njye ntabyo uzo kumureba oya njyewe yamye oya ntabwo byashoboka naguze yanjye tubiza yanjye ngo amasafuriya Chris kandi oya ni wowe nakosafuriya yanjye ya nayaguze oya amasafuriya nanjye nanakwiyemye naguze yanjye umukire nkawe Chris kuva turutse hano ari hano reka nze nwere Chris